ya mbere iruta izindi ituma abantu bajya kubana n'uguhuza ibitsina. Igishegabo uyu mugore ni ishyano. Yego. Ese we uyu mugore anywa iki? Uyu mugore yava nk'inshinzi. Ese umugabo ubu ntiyagowe? Mwite Mutesi Scovia cyangwa se umwite mama urwa Gasabo kuko n'ubundi niyo mazina akoresha mu kazi ke k'itangazamakuru. Uyu mumama ngiye kubabwiraho ni umwe mu batinyitse cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Akenshi abantu bamubona nk'igishegabo bitewe n'uko akazi akora naho gataniye n'ak'abagabo. Mu myaka 40 Scovia afite cya 39 cya 38 cyangwa 20 ufite. Usibye icyo wimariye. Mbere yuko tureba icyo umariye abandi we wimariye. Amagambo asohoka mu kanwa ke yuzuyemo ubwenge bwinshi, imigani ndetse n'andi magambo utigeze wumva ahandi hantu, bituma akomeza kwigarurira imitima ya benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abakurikirana amakuru ye mu by'ukuri. Ibiganiro byinshi cyane bishingiye kuri politiki ndetse no gusesengura urubanza rwananiranye. Ibi ngibi abikora nk'akazi k'umwuga kuko n'ubundi niko kamutunze mu buzima bwe bwa buri munsi. Mutesi Scovia yakoreye ikinyamakuru cyitwa Isango Star gifite radio ndetse na televiziyo. Nyuma aza kwinjira kuri radio yitwa B&B Umwezi FM. Nyuma aza kuhava yerekeza ku binyamakuru bye byombi ko ari bibiri bikorera online cyangwa se kuri murandasi, harimo icyitwa Mama urwa Gasabo ndetse na Mutesi Scovia. Ibi nibyo binyamakuru yifashisha kugira ngo atange amakuru. Akenshi tumubona nk'umuntu utinyitse bitewe n'amagambo asohoka mu kanwa ke, uburyo afasha abantu benshi cyane abaturage avuganira, bityo rero tugakomeza kumufata nk'umuntu w'icyitegererezo. Ariko nk'umukunzi we hari ibibazo byinshi ujya umwibazaho. Uyu Mutesi Scovia yaba afite umugabo, yaba afite abana bangahe, yavukiye hehe, ese yaba afite ababyeyi be bose? Ibibazo nk'ibi n'ibindi ujya umwibazaho ndagira ngo mbikuganirizeho. Icyo usabwa ni ugukurikirana ino video ukagera ku musozo wayo. Njye nitwa Hirwa Kennedy, nguhaye ikaze. Usomye ati inyamaswa ya nijoro ubona ari papa. Ati papa igihe cyose aza saa 8 ati kandi akaza kubita ibintu mwumva batangiye kurwana. Uyu Mutesi Scovia niyo mazina yiswe n'ababyeyi be, gusa yavukiye mu ntara y'Uburasirazuba, ariko amaze igihe kitageze ku mezi 3 uwari umubyeyi we wamwibarutse mu nda yahise yitaba Imana, bityo rero asigarana papa we wenyine ari nawe wamureze. Iyi niyo mpamvu ituma dukomeza kumva agenda amwirahira kenshi avuga ko ari umuntu w'ikinyabupfura kandi umugabo mwiza ukunda no gusenga. Mutesi Scovia wize amashuri y'akayarangiza noneho akaza kujya mu itangazamakuru. Nk'uko tumufata nk'umuntu w'icyitegererezo, nawe hari uwo yafataga nk'icyitegererezo mu by'ukuri, ariyo mpamvu yakomeje kwerekana ko afite umuhate kandi ibyo akora abikunda koko. Yamanjije gukorera kuri televiziyo na radio byitwa Isango Star, nyuma aza kujya ku kinyamakuru cyitwa B&B Umwezi FM. Noneho aza gusezera ava kuri aka kazi yerekeza gukorera kuri YouTube, aho afite imiyoboro ibiri ya YouTube nababwiye haraguru anyuzaho amakuru ye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, aho akora ibiganiro bishingiye kuri politiki. Kuri ubu Mutesi afite umugabo ndetse akaba afite n'umwana umwe ahaba mu rugo, ndetse akunda kuvuga ko ahora ahatana ashaka ubushobozi buhagije ngo abashe kurihira umwana we azabashe gusoza amashuri, azagira ubwenge bwisumbuye kubwe. Nk'uko nabivuze haraguru yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba, nuko rero akimara gusoza amashuri kuri kaminuza ya Huye aza kwerekeza mu mujyi wa Kigali kuko ariho yabonye akazi ko gukora itangazamakuru. Kuva yagera mu mujyi wa Kigali ntaravayo, amaze imyaka isaga 10. Muri iyo myaka 10 ahamaze ahamya ko amaje kuhabonera byinshi byagiye bimutungura ndetse bigatuma abasha no kumenya ubwenge, ari nabwo azubu ngubu nk'umugore ujijutse mu mutwe abenshi bakunda kuvuga ko ari igishegabo. Ariko hari bamwe badahwema kuvuga ko asa nk'abakecuru cyangwa se amaje gusaza bitewe n'uko afite iminkanyari. Ubwo yakoraga kano kazi ko kuri iyi radio aherutse gusezeraho yitwa B&B FM Umwezi,
abantu bagiye bavuga ko ashobora kuba agiye gukora televiziyo ye cyangwa se radiyo ye. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru yaje gutanga ubutumwa bugira buti mu by'ukuri nubwo nuririye ku gusozwa kw'amasezerano yego nta kibazo nagiranye n'umukoresha gituma wenda avuga ngo sinongera kugira andi masezerano. yego yaba Mama Rwagasabo yaba na BNB nahakuraga umusaruro hose kandi bimfitiye akamaro. Ntekereza ko ibinyamakuru byigenga nari mu banyamakuru bahembwa neza mu by'ukuri nkurikije uko nzi ibinyamakuru bitandukanye. BNB nicyo kinyamakuru cyamembye amafaranga menshi mu binyamakuru nakoreyeho. yego bisobanura rero ko mu by'ukuri kuhaguma byari biryoshye, yari platform nziza cyangwa ahantu heza abaturage batabasha kugera kuri internet nkoreraho nka Mama Rwagasabo ikorera online batabasha kuhagera. Byari byiza kumva abaturage, njye nk'umunyamakuru ukunda aka kazi, iyo numva abaturage bavuga ibibazo byabo tubaza ubuyobozi biraryoha pe. yego ariko nyine turi mu isi y'inyungu kandi Bibiliya iravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntabwo ngo mukunde kurusha uko wikunda. yego nanze rero gukunda BNB n'ubuyobozi bwayo kurusha uko nikunda nuko nakunda Mama Rwagasabo. byaba biri gusubiza ikibazo nabonye bamwe mu bakurikira imbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru basomye iyo nkuru bari kuvuga bati Mama Rwagasabo FM cyangwa televiziyo Mama Rwagasabo noneho izitumanika muri saro iri bugufi. Araho bihuriye? Ntaho bihuriye. yego ni ugushyira imbaraga dutuye mu isi y'imibare. yego ni ukwibaza niba amafaranga nakorera ndaje gukora ikiganiro mu gitondo nkagikora neza, ibyo nakoraga hariya nkabikora iwanjye, niba ayo mafaranga ntashobora kuyinjiza yego nkaba ntanayarenza kandi nubaka n'imbaraga z'akazi kanjye. yego urumva kujya gukora ikirago usize akazi kawe mu by'ukuri mu buryo bumwe bwa kinyamwuga sibyo. yego rero ni ukugira ngo nubake kuko yaba televiziyo yaba na radiyo ababyifuza rwose babinsabira Imana ibaha umugisha. yego nibiza nzabyakira. yego ntacyo bizaba bitwaye ariko kugeza ubu ndi kuri Mama Rwagasabo niho ndimo gukora. niba ntaguciye mu ijambo wabitekereza iyo mibare ntayishyikire kuva kuri radiyo kuva kuri televiziyo ukajya gukorera ku kinyamakuru gikorera kuri murandasi muri sosiyete nyarwanda ifite abakoresha interinete ba miliyoni 5 kandi abakumva kuri radiyo cyangwa televiziyo ari miliyoni 13. ubivuga iki ku bijyanye n'inyungu? urumva radiyo miliyoni 13 zinyumva kuri BNB kwa Bagirishya na mugenzi we. yego mu by'ukuri ntabwo ubwinshi bwabo ari inyungu yanjye. yego ni inyungu y'umukoresha uri bumpembe. yego muri miliyoni 5 zikoresha interinete mu Rwanda niyo naba mfitemo imwe inyumva. yego nshobora kubona inyungu iruta iyo nari bubone iyo nkurikirwa na miliyoni 13 kuko iyo nyungu ya miliyoni 13 turayigabana twese nk'abakozi ba kiriya kigo n'ibindi bikonsoma n'inyungu ya bosi noneho nanjye ntego. yego mu gihe babandi bake baje twihembamo tugakoramo ibyo dukonsoma n'ibindi nk'abashobora noneho gusigarana inyungu kuko nanjye aho nabaye umucuruzi. yego ukeneye inyungu. ntekereza ko bibaho icyakabiri n'igihe utagiye hari inyungu uti iyo usize. yego ariko ni kwa kundi ufunga umwuka ukajya muri banki bakaguha miliyoni 300 wowe ubwawe utaratunga miliyoni 100 imbumbe. yego bivuze iki? bivuze ngo gucuruza no gufata risk. ukavuga ngo ubu mwihanduza 10. yego Rwanda bazi gutanga ingero ziba zidashoboka. yego gufata kugira kwihanduza 10 ubundi ntabwo ari bibaho no witeye 10 defire. hano rero nanjye niteye icyuma